ba Filipo biyemeje kwimuka. Berekeje he? Nyirabazungu we na n'ubu ntavuga rumwe n'abuzukuru be ku bijyanye na gahunda nshya z'imyigire yabo. N'urunana. Si wowe mbaza Nara? Njyewe. Subiza rero. Ibyo urimo hano inyuma y'inzu ni ibiki? Ntubona se ko ndimo kuboha umugozi? Wowe ukaka kawukubohesha amaboko umenya aribwo wakumva wa mwana we. Nara, umaze kunanira neza pe. Kubona ngo ushakira ahantu hose nkakubura. Hano waje kwiherera hano mu bikida. Ayo mafuta uri gukora? Si amafuta nyogoku. Numukora ku ishuri baduhaye na Kingston yawuboje nuko agiye gushaka uducupa tugomba kujyana ku ishuri. Mbese ubu na Kingston wamwinjijemo muri urwo rugomo rwawe? Nuko ugenda nta mazi muvomye mugasiga ihene zanjye zihebeba nta bwatsi zifite. Urugo rusa rutya nta n'ukurukubura nta nk'ifite mu nzu. Inka ariko zirahari twaraye tuzitanye nyogoku. Amazi nayo Caceka aho ngaho. Caceka nta jambo ufite. Nyogoku, have winyicira ibintu mwarimu yanumye. Nta n'isoni watinyutse uyora ibishyimbo byanjye Nara. Nari kubigarura ariko nyogoku. Iri ni ishyano koko. Murambonera? Byose nibyo kwifashisha kwiga binyuze mu mikino. Mugakinisha ibishyimbo kuko mutazi uko bihenda. Wowe uzi ko ikiro cy'ibishyimbo kigura wagasimba we? Nukubikoresha twiga gukuba imibare mu cyongereza ubundi tukabigarura. Ibi rwose ntibishoboka. Oya. Nyogoku mbabarira nsubize ibirere byanjye turabikoresha dusimbuka tunabara. None ahangaha agenda ufata ikijerekani ujye kumugeza unzanira amazi. Ubu nyogoku urambujije gukora umukoro ku ishuri baduhaye kandi ningera no ku ishuri mwarimu aramana. Abo barimo banyu basigaye babatoza guta umwanya mu bidafite umumaro. Aho kudufasha imirimo nabo simbumva rwose Nara. Simbumva pe. Ubu se kuko ndabwira iki mwarimu? Ariko harigena mwarimu ubuhande wa mwana we. Ndakubwira ngo jya kuvoma warangiza ngo urabwira iki mwarimu? Nta n'isoni. Ubu se nijye uzajya warangiye ku ishuri naguze umukoro bampaye. Caceka aho ngaho. Urashogoranya nande Nara. Ariko Filipo nawe wamenya gukabya. Uhore wumve ubwo ugiye kumbwira ngo duhuye wanshakaga. Oya da. Gusa nyine nkeneye amakuru y'ahantu nagura ikibanza kandi rwose we Nyarurembo urayizi. Si n'umukomisiyoneri. Urashaka kugura ikibanza se? Yego nye. Ikibanza cyiza kinini byaba karusho hakaba harimo inzu. Ugira ngo se burengeje ayo makuru nayamenya Fili. Akazi kagiye karambuha cyane. Nkavamo njya muri salon de coiffure yanjye cyangwa se muri club y'urubyiruko. Nta handi nibera. Nge n'umugore wanjye rero turashaka kwimuka kwa Tarisisi rwose byihuse. Wavuze ko ari ubucuruzi bwabahiriye mukaba murambiwe ubukode kandi muri abakire bashobora kwigurira aho batura. Subukire n'ukwanga gasuzuguranye. Umukobwa wa Tarisisi Nyiraneza yaradusuzuguye biratubabaza. Nyiraneza se kandi yabasuzuguye te Fili. Ishyari ry'abantu b'inyarurembo se wabishobora umuvandimwe we? Ngo ishyari? Iryo rinyago rwose ryageze no mu bantu batoya. Uzi ko nge n'umugore wanjye twatangiye umushinga wo korora inkoko. Ibyo ndabizi rwose. Imana yaduhaye umugisha rero ubworozi bw'inkoko buraduhira. Korora inyarwanda zidufasha kuraririza amagi za pondeze n'ubundi bwoko bwo kuyatera. Maze ziragenda ziroroka karahava. Nukuri pe ndakumva cyane. Uburyo ufite ibisake byinshi by'ibisore bipima nk'ibiro 4 kandi byahavukiye. Izigitera n'izindi zirarira. Yego. Tumaze kubona ari nyinshi rero zitagikwirwaho zirara twafashe umwanzuro wo kwagura ibiraro byazo. Yego. Uwo mukobwa ngo ningira neza abimenye maze ye arakameza arasara arasizora reka sinakubwira. Ariko rero uko ngewe nabyumvise ntashyari Nyiraneza bafitiye Fili. Wabyumvise utesanye? Nge Nyiraneza yanyibwiriye ko mwafashe umwanzuro wo kubaka mu butaka bwe mutamumenyesheje bityo akaba afite impungenge ko mushobora kubwigarurira. Mbese ubwo yararibye asanga Filipo na Budense na turi ibisambo by'ingufu bishobora kumutwara ubutaka bw'iwabo kandi ubwo ngo mbabarira gato mbanze nitabuye umuntu Fili. Bamwihore mbanze ngusobanuranye. Umumpamagaye rero sinshobora kumwihorera Fili. Aruta izindi mpamvu zose naba mfite. Allo Agi, waramutse mukunzi. Waramutse neza Chris wanjye. Naramutse neza ariko nawe urabyumva si neza cyane kubera kugutekereza Agi. Ahubwo we waramutse ute? Naramutse neza cyane Sheri ariko nanjye ndagutekereza n'ukuri. Nimugoroba turabona akanya ngo duhure twimenera habiri ko ngukumbuye cyane Shagi. Niki se kandi Nara?
urashaka iki? ni uko utubwiye ngo abatazanye ibyo wadutumye tujye ku ruhande mwari. None se ko wumva nababwiye kujya ku ruhande ukabuje hano? Genda hariya nyine ndaje mbahane. Ndakwinginze numane mwari, numanura undenganyije mwari, kuko byose ni nyogokuru. Ariko umenya ushaka kubeshya nyogokuru wawe Nara ko mufite urutoki wabuze ibirere gute? Wirira Nara, wirira udatuma abandi bana baguseka. Ngibyo mwansabye gushaka byose nari nabishaje, n'umugozi natangiye kuwuboha. Hanyuma ariko rero ngaho ihangana ubanza uceceke Nara. Ngaho uceceke usobanura utarira ntacyo ngutwara. Hanyuma nyogokuru ansanga aho nawereraga umugozi n'ibintu byanjye byose arabijugunya. Iye baba we, ngo yabijugunye iki se? Ngo nibintesha umwanya kandi ntacyo bimaze. None se ntiwamusobanuriye ko ari byo nabatumye byo kwifashisha twigira mu mikino Nara? Nagerageje kumusobanura ariko nyogokuru ntajya numfata ica. Ngaho ihangane Nara, genda wicare. None se ubu ngenda akoresha iki tica? Mu kanya nitujya gutangira kwiga ndabwira abandi bana baguhe ku byo bazanye, kuko hari abazanye byinshi. None se ubu ndi kutaje kureba nyogokuru kandi wari warambwiye ko uzaza tica? Nabuze umwanya Nara. Uzamfashe rwose uzuvugana nawe nibwo azanyorohera nkabasha kwiga neza. Ariko se ubundi ibibazo ufite ko Kingston nanje batabifite kandi mubana kwa nyogokuru? Ninjye wagoye ngo ni mukuru tica, ngo bariya n'abana bakora uturimo tworoshye bakigendera, ibindi byose bigakorwa na Nara. Yo, ihangane Nara. Rwose ngiye gushaka uwo mwanya wo kuza kuvugana na Nyirabazungu ku birebana n'imyigire yawe. Murakora Sori nawe? Yego mujyana. Mujyana, kutugendere se kuri iki gicamunsi n'amahoro? Ni ibisanzwe ariko Sori. Ndi mu kazi kanjye nk'umujyanama w'ubuzima. Yewe, ko abana b'inyarurembo bazi guhimba inkuru kandi ubu ngubu wabona hari uwakubeshye ko Sori natwite. Ariko Sori na koko nk'ibyo bitekereje uti? Ntawabimbwiye. Uretse ko umujyanama w'ubuzima atanasura abagore batwite gusa. Njye mbona ari bo mwibandaho da? Oya. Niyo mpamvu nikanze nyine ko hari uwambeshye kandi naracuze kera. Sinzamwe muri urugo no gutwita. Ahubwo ntuzanywemo na fistiri. Ngo iki mujyana? Ninde unyanga bigeze aho ngaho sinifuriza kurwara iyo mbura gasani koko y'indwara mbi. Ntawambwiye ko yirwaye ariko Sori. Naho rero wayobye mujyana. Niba ugenzwa n'abarwayi iyo nyagwa se iyo ujya kwa Munyakazi na Mariyana. Ndabizi ko aho ndari mu rugo rw'Atanazi na Sorina. None se ugukeneye ko ari Mutesi umukobwa wa Munyakazi ari nawe urwaye iyo mbura gasani ntinya no kuyivuga ndayanga. Jyewe uranshaka hiki? Nje kukwihaniza Sori. Uti? Nje kukwihaniza. Ariko Sori nawe aragowe. Amambere rangu idayaje hanga hazamwe no kuntuka. None nawe nguje kunyihaniza. Ako se mujyana. Wowe nagukoreye iki koko? Uretse nawe w'umubyeyi. Nta nundi muntu ukwiye guha Mutesi akato. Wamubwira ko atari umuntu kubera ko arwaye fistiri rwose. Ninde wakubwiye ko Mutesi kuba arwaye fistiri bimutesha ubumuntu? Mbivuga. Uretse nawe w'umubyeyi kandi uwo ari we wese agomba kumenya ko guha umurwayi wa fistiri akato ntacyo bimufasha. Uretse kumuca intege. Ubundi se maye rekana ko nicecekere. Mujye mwishyira mu mwanya w'abandi bantu Sori. Wumva umutwara Mutesi yikoreye ari wowe ufite uko waba umerewe. Umurwayi wa fistiri akeneye abantu bamwumva. Uranyumva neza? Komeza. Bakamuba hafi. Bakamufasha kwiyakira. Ariko mwe murirwamo umucunaguza, mumubwira amagambo mabi, munamuca intege. Ariko nose nuko ntazi uko abantu rwose mwabaye. Ubundi no mu Kinyarwanda birazwi. Uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntabwo ari ubumwishe. Ariko igihe yapfuye nta nugomba kumuvugaho amagambo mabi. Kuko ntawe umenya uko ejo buzakiwe bimeze. Cyane gikwaso njombye. Ubwo nyine ushatse kuvuga ko nanjye nabyaye umukobwa nose. Ariko aho kugira ngo duterane amagambo dutyo. Rwose ugenda ubwira abana ba Munyakazi ko uhereye none ntawe uzongera kumbona muri butike yabo. Ngwiki? Aho guhatirwa se gukora ku by'umuntu ujojoba yakozeho ntabishaka, nzajya njya guhahira abandi nibo bafite butike hano Nyarurembo honyine. Ahase se ho hano hasirimutse hazwi muri Nyarurembo anye?
yewe nta handi haruta rwose n'abayobozi bacu bose niho basohokera. nkunda ko nta n'urusaku ruhaba. Aha mu gikari niho hataba urusaku ariko imbere mu kabari harasakuza shaho. none se we biti? Yewe urebye urabibona ko nari ngukumbuye nyine nanjye nuko ariko nabibonye rwaye rukumereye nabi urampobeye kunde kurabira kunanira. nuko nagize isoni ahubwo numvaga twakwiyamanira neza nsigaye numva nasaba akazi ku kigo nderabuzima kugira ngo nirirwaho nshobora kukubona uko mbishaka. ubwo se akazi kakorwa ryari? kakorwa ariko nyine nka nyuma ya buri saha najya nsohoka ngo tereraho akajisho nubwo ntakuvugisha ariko nkakubona. biranejeje anye. birakunejeje ko kuba kure yawe bituma umutima wanjye udatuza kuko Chris. biranejeje ko umutima wanjye ukunda na wankunda kandi rero nkubwiza ukuri. ndakumva. aho mba ndisimba ntoje nta masaha birashobora gushira ntagutekereje nibaza aho uri ukumerewe icyo uri gukora. ntihazagire ikintu na kimwe kinyitambika ngo gitume bwira ntakubonye kuko umenya nasara Chris we nako si ugukunda no gusara. ereka gukunda no gusara ngo bigirana isano ya bugufi. gusa rimwe na rimwe nzajya ngusaba kunyihanganira kutambona kunyifuza. ngo iki Chris? iyo bigeze mu kazi nasabye simba nkiri uwanjye ngo nigenga yagiye. niyo mpamvu ngusabye ngo niwifuza kumbona ukambura ujye unyihanganira mukunzi. ntumbwire ko nzajya nk'ubururu inyarurembo kuko nanjye ariho ndi Chris. nsabwa byinshi kandi rimwe na rimwe bikansaba kuva inyarurembo wagiye. mbaye mbikumenyesheje hakiri kare. hari ubwo mu cyumweru gitaha nshobora kutazaboneka inaha. ngo nk'ubu mu cyumweru gitaha mfite amahugurwa ngomba kujyamo nkamara y'icyumweru. ibyo bintu ntabwo wabinkora n'ukuri Christian. icyumweru cyose we? icyumweru wagiye. hana yanjye. kandi no gufata telefone urabyumva ni rimwe na rimwe nabwo ku mugoroba. ubwo se koko nta wundi muganga wayoherezamo ariko ntugende Chris? cyangwa basi ukajya ugaruka inaha nimugoroba. ego manu wahiki ko warumitanye mute? narinje kwisha muri kontwari Beni. wihishe ikizi? mbonye uriya mugore ngira ngo ni sori nugarutse hano. uriya mubyeyi yaragwemukiye nagende. ubundi rega mba nanigumiye mu rugo nuko ari wowe umatira kuzana nawe nanjye nkanga gusigarana irungu njyenyine. reka nta mpamvu yo gusigara mu rugo wenyine kubera amagambo y'abantu mute. nuko utazi uko merewe sha Beni. uzi ko hari ubwo ngiranya nkumva ndiyanze ku buryo nta niyahura. ngo iki? ngo kwiyahura kubera amagambo y'abantu mute? erega nshobora kugira iki kibazo bikarangira namwe mubuza abakiriya bundu kubera ngewe. niba se sore yaraje guhaya hansanga akabyanga wamenya yaragiye abwira icyo abandi bantu bahahira hano. oya witekerezo cyo mute. sore yarakubabaje ariko nanone se utuye inyarurembo wenyine. mute mbaye iryo jambo kwiyahurira isibe mu kanwa kawe nako ntuzongere kubitekereza. wiseka mpamagaye. aro bite Pete? ni sawa Beni. wowe se bite? nanjye ni byiza. ni amahoro se kumpamagaye we? ni amahoro nagusuhuzaga ariko ndanashaka kuvugisha Mutesi sinzi niba ahubwo wamumbonera. banza unyibwire amakuru yo kuri kaminuza shambone kumugoha dore ngo turi kumwe hano kuri botike. shaho si byo kuri kaminuza ko haba ari ups and down ariko icyangombwa ni uko umuntu aba ari muzima tu. ngaho rero meza Mutesi tuvugane mufitiye amakuru ashyushye. he umufitiye inkuru nziza Pete? mute akira Petero ngo agufitiye inkuru nziza. aro Pete bigenze bite ku isi vaho ntacyo ambwiye Beni. ubusi inkuru nziza Petero ashaka kumbwira nirebana n'ibiki koko? ntuzacikwe n'aya makuru Petero afitiye Mutesi. ni mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyujijwe mu ishema program. mukayikurikira kuri radio Disc wa gatatu no kwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana mwumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukigezaho ku cyumweru saa 9:00 za mu gitondo kuri radio 10. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.